ari ibintu byateye muri iyi minsi ngo nta n'imyaka 100 ngo nta gikwe ibintu nk'ibi. Na myaka 100 n'uranye niko mbyumva. Nta kibazo nari mfite numva ku buzima bwose ari amena kuko kwa musaza wanjye nta kibazo cyawe kigihari. Ako kibazo cyose nahuye nacyo ari uko maze gutwita ukwe bugasubikwa ku munota wa nyuma. Umwana zakeya zose uri koza umwana umuhibere umugaburira utuntu twose yibonamo cyane mama we kurenza uko yakwibonamo papa we. Nibwo bwa mbere ninjiye muri ghetto najyaga numva ghetto ubundi minizi wati nkashaka ubusobanuro bwa ghetto bukancanga. Tubahaye ikaze kuri mwese mukurikira ibiganiro byacu mukadukunda mukanabitugaragariza turabibashimira cyane. Namwe kandi mudukurikira mutadukunda ntacyo bitwaye buzajya mudukunde turabakunda cyane rero twebwe niyo mpamvu twategura ibiganiro byiza bibafasha ndetse n'amakuru n'ubuvugizi ibintu byose mufite hibibazo twakumva twabikoraho tukabiganiriza haba dukurikira bakabishakira ibisubizo byose turabikora. Tuboneyeho gusuhuza abantu bari burasirazuba iwabo w'amahoro. Si burasirazuba wanyu? Turabasuje rero abantu bari burasirazuba nanjye ni iwacu ni burasirazuba. Abantu bariyo bose turabakunda cyane turanabasuhuje arabadukurikira babayo bitwereka katubara ati turabakunda. Mwese muhawe ikaze muri kino kiganiro bari mu majyaruguru yaba n'abari mu gihugu duturanye cy'Ubugande batuye hari mu majyaruguru turabasuhuje abari burengerazuba muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyarwanda bariyo ndetse n'abari mu biriya bice bya hariya za Goma abantu bari hariya za Bukavu ndetse no mu murwa mukuru Kinshasa mwese abariyo b'abanyarwanda turabakunda cyane n'abari hanze y'u Rwanda n'abarundi n'abatanzania mwese ndabizi ko hari abumva ikinyarwanda kandi banagikunda bakunda ibiganiro tubakorera. Hari abari za Tanzania bambwira ngo nituzamuka tuzakuzanira umuceri none imipaka yarafunze ubwo nyine amaso yaheze mu kirere ariko ntacyo mamutwereka ko mudukurikira pe turabibashimira abari Burayi muri Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Australia ndetse no muri Canada biriya bihugu byose by'abantu bateye imbere turabemera cyane nubwo kubigeramo tubona ari imbogamizi hari simbizi ariko turi kumwe na uw'amahoro duherutse kuganira mu minsi ishize avuga ko afite ikibazo cy'uko bagiye kumusohora mu nzu avuga ko ari umunyeshuri wafashwaga na farije ariko ibintu ntibigende neza. Twaraganire rero tugarutse kureba turakurikirana twe tukamenya ngo ese umuntu twakoreye ubuvugizi niki cyamubayeho niki cyahindutse byagenze bite. Hari abakorerwa ubuvugizi tukajya tukumva batanze amatangazo babarangisha ibintu nk'ibyo ngibyo ariko w'amahoro dusanze ameze neza. Uraho w'amahoro? Uraho neza. Meze ute? Meze neza. Urumva ko nazanye amagambo menshi cyane hano. Hanyuma ubwo duherukana twari turi kuganira tubwira ko ufite ibibazo bitandukanye byaje gukemuka byagenze bite? Byaje gukemuka gake. Ndashimira abadiasipora nk'abangahe baramfashije ikibazo nari mfite kirakemuka. Cyarakemutse ibintu byagenze neza ariko ngenda ndashaka kwibariza kuri comment gusa tu. Hari abantu bavuze bati ese uramukobwa gusa kuriya umeze kuriya ubyubushye kuriya yafite ikibazo koko nibyo buriya wari ufite ikibazo cyangwa wari watojijishije? Ikibazo ni cyabura kubyibuha no gusa neza naho bihura n'ikibazo. Cyambere no kumenya ukuntu managing ibyo bibazo byawe ukamenya ukuntu bibamo. Hanyuma bari abantu se bavuze kuri hari n'izindi comment nyinshi zagiye zitambuka abantu bavuga ibintu bitandukanye usibye abantu bagufashije nta wundi muntu ushobora kuba yaraguhamagara akubwira ati ariko se bite we nakugire n'inama? Benshi bagiye bamumagara bo mu Rwanda ariko bakagenda banca intege bambwira ku magambo nkangaye nkabwa nta kibazo ko nta kibi navuze icyo navuze ntacyo bitwaye. Bakubwiraga amagambo gute? Bakugiraga inama se bakubwira bati biriya bintu kuki ubundi wagiye mu itangazamakuru nta babikubwiye? Kujya mu itangazamakuru hari uwampamagaye arambwira ngo
warihiwe na farije ifite amafaranga menshi kuki itita ku bantu ireberera ubu se amamiliyari babitse kuki badafasha abana bareberera ndavuga ntacyo bitwaye ubwo wenda sinzi ibyo babatekereza ni zimwe muri comment baguhaye. Yes. Hanyuma se wenda turebe wavuze uti baramfashije ariko ikibazo nkivamo imibereho akazi ese wararangije kwiga byagenze bite akazi byo biranumvikana ko hari nako bari guhagarika cyane nka segiteri murimo uyo wizemo iyo rwose ntabwo yorohewe bimeze bite imibereho nyine uri kwipanga uti? Akazi ko karagoye kukabona kuko n'abagafite barabagabanya ariko haraho nadepoje barambwira ngo bazampamagara nakoze examen nayitsinze n'igihe twiteguraga cyoga mizabera mu Rwanda bampamagara bambwira niba uzahita utangira akazi ariko cyoga mirasubikwa ubwo n'akazi ndakarata ngo nta kundi. Hanyuma noneho imibereho bimeze bite amezi bakwishyuye nararangira? Amezi bishyuye yararangiye nyuma mbona nandi nishe n'ukwezi turi kwa karindwi nyine nuko hanyuma bimeze bite imibereho urayikomeza kuyimanaging ute? kuba mu isi biragoye kwiga nararangije dutegereje graduation bari barayipanze ku 8 z'ukwezi kwa karindwi kubera covid barabisubika nabonye ku rubuga bashyiraho 22 nabwo ntago babira ba confirmed baragenekeza wenda ko covid wenda bazaba basinzi yagabanutse bagafungura nuko nyine umuntu agashaka ibyo akora nubwo bigoye. Ariko ubusanzwe fajara kurihiye nyine birarangira ugiye kugraduate? Yes, yarandihiye ndarangiza kwiga nta kibazo naho nacyo mu kwiga nyine nubwo byari bigoye ariko icyo ushaka uravunika kugira ngo ukigereho. Hari benshi twatangiranye amasomo akabafata bakikura muri kaminuza ariko kuba ngeze ku nsinzi yo kwambara suko wenda narushaga abandi ubuhanga oya ni Imana yambaga hafi mu buzima bwari bugoye kurera umwana uri wenyine ni icyose cyari gikomeye cyane ariko nshima Imana yuko yamfashije abangeze point finale yo kwambara hariho benshi bari bafite uko babayeho amasomo akabafata bakagenda ariko ngewe Imana ikamfasha nkatsinda nuko. Ari ibintu byateye muri iyi minsi ngo nta n'imyaka 100 ngo nta gikwe ibintu nk'ibi? Na myaka 100 none niko mbyumva. Nta n'igikwe se? Kareka rengana. Nuko banze umuntu agashaka ubuzima deni wawubona n'ibindi bikaza kareka nta reka by'ubukoreka nta buhari. N'ubundi duhura twahujwe nuko washaka ko abantu bagufasha ariko n'ubu ngubu birashoboka ko waba ugikeneye ko abantu bagushyigikira hari n'abashobora kukuremera bakaba baguha icyo gukora na n'ubwo uracyabyifuza? Ndabyifuza nuko umuntu abura capital ngatangire abakunzi b'Umubavu TV abadukurikirana abadiasipora cyane cyane bo nabonye bagira umutima w'urukundo ndakeka mu bantu bihumbi bingahe babonye story ntago habuze wenda nabo mu gihugu cyacu babibonye ariko ndashimira abadiasipora nk'abangahe bamfashije uwakongera kubona iyi nkuru nta kibazo afite umutima wo gufasha yafasha umuntu akabona icyo akora mu gihe umuntu atarabona akazi kubona akazi biragoye muri sector yacu ya tourism biragoye kubona akazi kubera covid ibintu byose yarabizambije ariko hamwe no kwizera nzi ko bizashukunda. Reka twizere ko abadukurikira kandi bakomeza kugira umutima wo gufasha abantu bababaye kurusha abandi. Twarabibabwiye ubushize ku nkuru ya mbere twakoze
yari yagize ikibazo cyo kuba amaze amezi 3 atishyura, ari kwiga afite umwana rera, mbese byari ibintu bitoroshye, ariko dushimire natwe ko hari abantu babigizemo uruhare, twe ntituba tunabazi, gusa abantu badukurikira ni benshi ariko baba banafite n'umutima wo gufasha. Rero iyo mubikoze natwe burya muduhesheje agaciro mbere yo twavuganiye, biba bigaragara ko ari cyo mwakoze, kandi nabibashimira cyane kuba umuntu abitabaza mukagira icyo mukora, ni by'agaciro cyane. Ubundi nicyo abantu bakwiye kuberaho, umuntu akwiye ubundi baravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, ariko mbona hari abantu bishoye mu bintu byo kugira ngo ahubwo bashyire abandi mu makuba. Ibyo bintu rero ntago ari byo, ni umwuka mubi tutajya twemera, twamagana kugira ngo abantu batawugenderamo ngo banawukuriremo. Uwamaho rero turimo turaganira, ariko bitari ikiganiro kirambiranye cyangwa kirekire, ariko ushobora no kudusangiza ibyo wagiye ubona byinshi bitandukanye, yaba uri ku ishuri. Ese ubu nta somo waha abantu mu gihe umaze, no mu gihe umaze uri mu buzima uri bw'ishuri, nta kintu wadusangiza? Kwiga ugahazana amadiplome, ukazana bachelor's degree, ndetse ukazana na za diplome z'ikirenga, ntabwo babihagije. Kera njyewe nkiba kwa musaza wanjye ndi umusikorere, nta kibazo nari mfite, numva ko ubuzima bwose ari amena, kuko kwa musaza wanjye nta kibazo cyawe kigihari, ariko ikibazo cyose nahuye nacyo ari uko maze gutwita ubukwe bugasubikwa ku munota wa nyuma. Icyo nabwira abana b'abakobwa ni uko niba habayeho gukunda hakavamo gutwita, hakavamo ibibazo runaka, ntago umwana wawe ari ufite ibibazo, niyo famiye yaguhagurukira akakubwira ngo bimeze gutya, fata umwana ujyane kwa se, no. Ubundi umwana ni nyina, iyo umwana yabuze nyina ibyo byose biba byahagaze. Uzarebe uyu mwana papa we iyo yamwanze akamutererana, na mama we akamwanga, umwana ahuta ababarira papa we, ariko mama wanze umwana akiri muto ntabwo umwana ajya abasha kwakira kubabarira mama we. Kubera iki? Umwana za keya zose, iyo uri koza umwana, umuhibere, umugaburira, utuntu twose yibonamo cyane mama we kurenza uko yakwibonamo papa we. Njye rero nemeye kuba n'umwana wanjye ko nta kibazo yari afitanye nanjye na papa we, kuko ibyo ari by'abaye nta ruhare yabigizemo. Rero ubuzima bwose ndimo narabwakiriye, kwa musaza wanjye nta kibazo bafite rwose, no kurya baramena buri kimwe cyose. Ariko ndashishikariza abana b'abakobwa kuba mu buzima bakabamo neza bitonze. Imbogamizi zo ntizahura uri n'umunyeshuri. Kwiga kaminuza murabizi, abarikandagiyemo barabizi, gufotoza ibiki, gutanga amasayinimenti mukajya gufotoza, ibyo byose n'amafaranga. Ariko njye Imana yaramfashije, nkiga muri sitarago ndende, nkasiga umwana, nta n'umukozi nari mfite, namusigiraga abaturanyi. Rimwe nimwe bakambwira ngo yarwaye. Hari umunsi nari ndimo nkora ikizamini cy'igifaransa cya kabiri, barambwira ngo umwana ameze nabi, nimba naragikoze ntago mbyibuka. Nahise ndepoza aho nari ngereje, ndagenda nfata umwana mujyana kwa muganga. Icyantangaje rero ko nasanze natsinze, nagipasinze. Ibyo byose ni Imana yagiye iba mu ruhande rwanjye. Iyo Imana ibonye yuko ushikamye mu kibazo runaka, nayo iragusanga ikaguhumuriza. Abana bakubwa bakajya baterera abana babyaye, abana ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni umugisha. Ntabwo nari nzi ko umwana azakura ngo agere ahageze, reka nabonaga bikuye, umwana agahora arwaye, nkumva ubuzima isi ninjye yasamiye. Ariko hageze ndashima Imana pe. Kandi no kwiga nararangije, Imana ifasha nk'abantu n'akazi, ubuzima buzakomeza. Benshi bari bazi ko ntaziga ngo ndangize bitewe na situation ninjiyemo ntazi. Nibwo bwa mbere ninjiye muri ghetto, najyaga numva ghetto ubundi minizi wati, nkashaka ubusobanuro bwa ghetto bukancanga.
rero nisanze ndi muri geto nyine ubuzima bwa geto ndabuzi umunezero ko musozo nge narawibagiwe ariko gahoro gahoro ngenda mbyibagirwa uko mbona umwana wanjye yishimye nanjye niko nkomera umunezero wanjye wose uturuka ku mwana wanjye turagushimiye cyane kandi wakoze ku mwanya waduhaye yes namwe murakoze kuba mwaje kudusura Imana ibahe umugisha